What's up? Wagwan, bro. Here I am, bro, for Kivu Inari Arena. Here we go, man. Yeah, of course, man. Yeah. Yeah, of course, man. Hip hop. Here we go strong. Today, ibikombe byose Rubavu district respect, man, for any time. Nicyo wavuga kuri event. Yeah, ni perfect. Of course, ni igitekerezo cyiza. Turi hano ngo tugisupportinge. Turi hano ngabavandimwe, man, tubereke ko turi nyuma yabo ku gitekerezo. Kandi for the awards bikanguye game mu makano nyine bura awards tuma abantu bakora. Of course, then for this I appreciate the idea anyway. Hanyuma apari y'iki gikorwa wenda urifuza ko cyaje kiba ngaruka mwaka kuvuze ko kizana competition? Of course, man, yearly competition mbese ku buryo ari award ba remarkable ku buryo n'abantu bazaje bavuga ati Rubavu za award zaratanzwe mbese ikaba ari brand, man, ikomeye. Ni ngaruka mwaka nta n'igisibya niyo cyasiba twe twabyikorera nk'abajene. Hanyuma nicyo wavuga wenda kuri inyubako ya Kivu Inari Arena tugiye gukora muri bitaramo ataruze kuvuga ngo bafunze ngo amasaha yagize soundproof na rusaku. Nicyo wavuga ushimira nka leta wenda kuri inyubako uru mu Rwanda. Iyi Inari Arena imeze nk'u Rwanda muri Afrika, man. Dukora ibintu byacu bucece. Respect for the government, respect for Kagame. This nyubako, man, I respect it. Mbese inyubako isobanuye u Rwanda aho turi bo, man. Nta rusaku nta kiwoteva, man. Ntabwo uyu mwaka wagaragaye mu bahanzi bahisemo bari bize gufata award mu cyiciro cya hip hop n'akibarizwamo. Yes. Man, for this I'm sorry, nagize some side business ntago nakoze ariko naje no gusupportinga abakoze. Next year award ni yanjye nta n'undi twayirwana for real, my G. Thank you, cares for real, man.